Ibihe byiza mwe bakunzi bacu ba Rwanda Press, ibihe byiza kuri mwe mwese mwakanze subscribe, ibihe byiza mwe mubana natwe 5/5, mwe muhoramo twumva, natwe nago tugomba kuba twabajya kure, niyo mpamvu tuba twagarutse kandi tugira duti weekend nziza kuri mwe mwese mudukurikirana, mukomeze kugubwa neza aho mherereye hose. Wa gatandatu kuri uyu munsi wa gatandatu ni ku munsi rero wa gatatu wa Miss Rwanda, aho bari kugenda aho bari kumishonjora mu bakobwa batoranya bamwe mu bakobwa bazahatanira ikamba rya Miss Rwanda kuri uyu wa gatandatu. Mbere komeze kugira ibihe byiza mwese mudukurikirana, ndetse mukomeze kubana n'amahoro y'Imana 5/5. Ni ku munsi wa gatatu mu irushanwa rya Miss Rwanda, ku munsi wo kuwa gatandatu. Uyu munsi akaba ari kuri tariki 5, wari umunsi ni ku munsi wa gatatu wa Miss Rwanda, aho bari kugenda batoranya bamwe mu bakobwa bazitabira irushanwa rya Miss Rwanda. Uyu munsi akaba ari tariki 5 z'uku kwezi kwa kabiri, akaba ari bwo batoranya. Ni ku munsi wa gatatu, ni ku munsi wa gatatu w'ijonjora rya Miss Rwanda. Aha rero bakaba barimo bajonjora bamwe mu bakobwa bazitabira cyangwa se batoranya bamwe mu bakobwa bazitabira irushanwa rya Miss Rwanda. Muri iyi bisi bari mu majonjora y'abakobwa bari kugenda batoranya bazitabira irushanwa rya Miss Rwanda. Ku munsi wa gatatu rero aribwo tariki 5 z'uku kwezi kwa kabiri, iri rushanwa rikaba ryabereye mu ntara y'Amajyepfo. Mu ntara y'Amajyepfo rero aho ryabereye ni muri Huye kuri hoteli Credit Hotel. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo abakobwa bari babukereye baje kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda, aho bari mu majonjora. Abakobwa biyandikishije batwereka ko ari 81, ariko abakobwa bagera kuri 47 nibo babashije kuba baca imbere y'akanama nkemurampaka, aho hagiye haba bimwe mu bintu bitandukanye, ubwo hitabirwaga n'umwe mu bakobwa ubana n'ubumuga bwo kutavuga. Uwo nta wundi rero akaba yitwa Uwimana Janet. Uyu mukobwa nawe ari mu bakobwa babashije kuba babona pass, babashije kuba bakomeza bagahagararira iyi ntara y'Amajyepfo. Ni ukuvuga ngo muri iyi ntara hakuyemo abakobwa bagera ku 9, nibo bavuyemo b'abakobwa 47 aribo baciye imbere y'akanama nkemurampaka. Ni irushanwa rero ryatangiye kubera hano muri Hotel Credit Hotel mu ntara y'Amajyepfo, ahitwa i Huye mu karere ka Huye. Irushanwa rikaba ryatangiye mu masaha ya mu gitondo cya kare, aho buri wese yaje agaca imbere y'akanama nkemurampaka. Muri abo bakobwa bagera muri 47 hakaba havuyemo abakobwa bagera ku 9, akaba aribo bagiye kuba bahagararira iyi ntara y'Amajyepfo. Nyuma yaho rero ni ukuvuga ngo abagize akanama nkemurampaka cyangwa se aba-judges bicaye babasha kuba basubiramo, maze bongera batora abakobwa 2 biyongera kuri aba 7 bari batowe. Ubwo bose hamwe babaye 9 babasha kuba bahagararira intara y'Amajyepfo. Irushanwa rero ribashije kuba ryakomeza, aho rizakomeza ku munsi wo ku cyumweru tariki 6. Tariki 6 rikazaba rizabera mu karere ka Kayonza, aho bita kuri Silent Hotel. Iri rushanwa rero rikazaba rizarangira hano mu mujyi wa Kigali, ari nabwo bazatoranya naho abakobwa, maze bakabasha kuba babahuriza hamwe
bagahatanira kujya muri bootcamp cyangwa se mu mwiherero, maze ubundi hakabaho finali yo kuba hatoranywamo umukobwa umwe uzambikwa ikamba rya Miss Rwanda. Tugarutse mu mibare ho gatoya rero, mu ntara y'Iburengerazuba hari habashije kuba hakiyandikisha abakobwa bagera kuri 51, ariko nyuma yaho abaciye imbere y'akanama nkemurampaka bagera kuri 34, ari nabwo haje kuvanamwo 9 bahagararira iyi ntara y'Iburengerazuba. Naho mu ntara y'Amajyaruguru naho abakobwa biyandikishije bagera kuri 51, ariko ni ukuvuga ngo abaciye imbere y'akanama nkemurampaka bagera kuri 43, ari nabo baje gukurwamo 9 bahagararira intara y'Amajyaruguru. Kuri uyu munsi rero aribwo ku nshuro ya gatatu y'iri rushanwa cyangwa y'iri jonjorwa ryo gutoranyamo abazahagararira buri ntara maze bakitabira irushanwa rya Miss Rwanda. Ni ukuvuga ngo abiyandikishije bagera kuri 81, ariko abaciye imbere y'akanama nkemurampaka bagera kuri 47 gusa, aribo baje kuvamo 9 bakaba aribo bahagarariye intara y'Amajyepfo. Ku munsi wo ku cyumweru rero irushanwa rikazaba rizakomereza mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza ahitwa kuri Silent Hotel. Imibare rero akaba ari nabwo izamenyekana y'abakobwa bitabiriye ndetse n'abakobwa bazanyura imbere y'akanama nkemurampaka, ari nabo bazakurwamo abakobwa bazahagararira iyi ntara y'Iburasirazuba, aho nyuma yaho izakomereza hano mu mujyi wa Kigali hagakurwamo nanone abakobwa bazaza bagasanga abangaba bo muri izi ntara. Hanyuma muri aba bakobwa bose hakavamo umukobwa umwe ari uzavamo Miss Rwanda ndetse akanambikwa ikamba, akaba Miss Rwanda wa 2022. Twebwe rero naha tubaye dusubikiye amakuru yacu, ubwo twari turi mu makuru ya Miss Rwanda. Miss Rwanda ikaba ikomeje mu majonjora, ubwo bari kugenda bashaka abakobwa bazahagararira buri ntara zigize igihugu, nyuma yaho bakazatoranyamo abazajya muri bootcamp cyangwa mu mwiherero, ari nabwo hazavamo Miss Rwanda wa 2022. Amakuru rero yo nakagaruka. Iyi yari Rwanda Press, kandi nawe niba utarakora subscribe turagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tubashe kuba twasangira amakuru aba ari kugenda avugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru yo nakagaruka, tugira duti bye bye.